koranire bizashyirwa hakadomo bijyanye n'imikoranire. Yego nyuma y'imyaka 8 hari amasezerano yasinywe y'imikoranire hagati ya gahunda ya Visit Rwanda ndetse n'ikipe ya Arsenal mu bijyanye no guteza ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu bw'u Rwanda. Urabyibuka neza ko bari basinye amasezerano muri 2018 hari mu kwezi kwa gatanu muri Gicurasi basinye amasezerano ndetse baza yewe no kuya renovera muri 2021 bagenda bayongera, ariko ku munsi w'ejo nibwo kuri website ya RDB batangaje ko ubwo umwaka w'imikino uzaba urangiye, ubwo umwaka w'imikino nyine urangira mu kwezi kwa gatandatu cyane cyane ku mugabane w'Uburayi ndetse no mu gihugu cy'Ubwongereza, amasezerano ya Visit Rwanda y'imikoranire ndetse na Arsenal atazongerwa. Ubwo ni inkuru umuntu yavuga ko yatunguye abantu, ariko nahoze numva abasesenguzi benshi cyane ku munsi w'ejo bavuga bati uko abantu batunguwe no kumva ko u Rwanda biciye muri gahunda ya Visit Rwanda rugiye gukorana na Arsenal bakajya babambara ku kaboko, uko babyumvise basinya amasezerano bagatungurwa, ni nako batunguwe bumva ko amasezerano atazongerwa. Nuvuga ngo inkuru ziba ziremereye cyane, ariko nyine birumvikana ko burya buri rwego cyangwa se buri muntu wese bafite target cyane cyane muri business nk'uku. Iyo target yonde wamaze kuyachivinga cyangwa se wayigezeho ushaka kuvuga utereka mindura no strategy uburyo nakoragamo ibi mbikore muri ubu buryo. Nekereza ko ari cyo cyabaye nyirango babona ku munsi w'ejo, ariko umuntu wenda anyuzemo mu byo u Rwanda rwabonye mu masezerano rwari rwasinye n'ikipe ya Arsenal yo gukorana bakajya babambara ku kaboko k'ibumoso ko bwari no bwa mbere ikipe ya Arsenal yambaye umufatanyabikorwa ku kaboko, ubundi abandi babaga nyine imbere mu gatuza. Umuntu aciyemo wenda mu byo babonye ubona ko visibility y'u Rwanda yariyongereye, uko u Rwanda wenda rwari ruzwi ni nacyo rwashakaga, byariyongereye cyane bice muri imikoranire. Urabyibuka abakinnyi bamwe na bamwe bakiniye Arsenal ndetse n'abayikinira ubu ngubu bagiye baza mu Rwanda, urabibuka ba Mathieu Flamini, ba Bakary Sagna, urabibuka abakinnyi nka ba David Luiz bazi mu Rwanda, ba Joan Timba, abakinnyi ba Arsenal y'abagore urabibuka batatu rwose berutse Kigali ejo bundi. Ibyo byose rero byagiraga bigaragaze ko mu Rwanda hari ibikorwa byinshi cyane cyane bishingiye ku bukerarugendo abantu bashaka gusura, abantu bagenda bamenya u Rwanda. Muri uko kumenya u Rwanda nabwo wenda twagiye tubona u Rwanda rwakira ama events agiye atandukanye, urabizi twagiye twakira inama ya FIFA, ibindi bikorwa bya sport bigiye bitandukanye. Ibyo byose nuko babaga hari uko babonye u Rwanda cyane cyane wenda muri aya masezerano yo kwamamaza u Rwanda. Ariko narebye n'ubundi nahoze mbona ku munsi w'ejo raporo bavuga ko urebye nka Arsenal bavuga ko buri mwaka iprintinga jezi miliyoni 1 n'igice, jezi miliyoni 1 n'igice ku isi yose muri rusange. Ubwo ufashe jezi miliyoni 1 n'igice baprintinga buri mwaka ugakuba n'imyaka 8 u Rwanda rwari rumaze rukorana nayo, urumva jezi baprintinze zandi so Visit Rwanda. Ibyo byose byari kujya mu Rwanda rugenda rumenyekana. Ubwo rero byari byiza cyane, umuntu yavuga ko yari deal nziza iremereye yanafashije u Rwanda muri rusange, ariko niyafashije u Rwanda yonyine kwera kwera amasezerano n'imikoranire yafashe u Rwanda ariko na Arsenal bafasha ku rundi ruhande. Ubwo nekereza ko rero wenda bagiye guhindura strategy bakagira uburyo bakomeza kumenyekanisha u Rwanda wenda bakajya bajya kurindi soko ritari by'abanyaburayi cyangwa se no muri rusange kugira ngo n'ubundi ubukerarugendo bw'u Rwanda bukomeze kugana imbere cyangwa se no kwamamara. Icyo kintu nasoreje nicyo cyagarutswe cyane ko n'ubundi nyuma yo gukorana na Arsenal murabyuka twasinya amasezerano n'ikipe ya Atletico Madrid, Paris Saint-Germain ikorana n'u Rwanda, byaragutse byavuye mu mupira w'amaguru ndetse biva ni Burayi nk'uko yarabivuze byerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba muri LA Rams ikina NFL ubwo ndetse n'ikipe ya Los Angeles Clippers ikina NBA. Ubona ko RDB ticaye gahunda no gukomeza kumenyekanisha u Rwanda. Gusa ku byaravuze kuri aya masezerano ubundi yasinywe 2018 bwa mbere impande zombi zitangira gukorana yaba Visit Rwanda ndetse na Arsenal, yongera kongerwa aya masezerano 2021 n'amasezerano yarafite agaciro ka miliyoni 10 z'amapaundi ku mwaka, washyira mu madolari ni miliyoni 13,400 hafi miliyari 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni byiza kuko RDB eruka gutangaza ikintu cyiza cyashimishije n'abanyarwanda, buri munyarwanda wese yakwishimira ko byibuze ubukerarugendo bwazamutseho 47%, wayashyira mu gaciro franga byazamutseho miliyoni 650 z'amadolari. Urumva ko ni ikintu cyiza cyo kwishimira mu bigendanye n'ubukerarugendo. Umwaka ushize miliyoni 400 z'amadolari zijya kuri 650 hafi z'amadolari. Ikindi kintu cyanshimishije uziko umwaka ushize mu bigendanye n'ubukerarugendo twakiriye abantu 1,300,000 baje mu bukerarugendo mu Rwanda. Bigaragara ko iyi amasezerano nkuko twagiye tubigarukaho yabaye meza ku mpande zombi, ndetse na Richard Garrick umuyobozi muri Arsenal CEO yavuze yuko yishimira uburyo bakoranye n'u Rwanda muri gahunda ya Visit Rwanda, kandi byagenze neza ku mpande zombi, baramaximije. Ndetse urumva ko kuba Arsenal nakunze n'akantu karimo bavuze ati n'igihe gisigaye turi gukorana turifuriza Arsenal gukomeza
kwitwara neza kandi tuzakomeza tubigendanemo neza mpaka amasezerano arangiye irangiye cyane n'ibyo mubigarutseho ariko rigani icyo twasorezaho kuri iyi ngingo nabonye hari n'ababihuza na politiki kandi bitari ngombwa nta gitutu kigize kiza ku giturutse muri politiki cyatumye amasezerano ashyirwaho akadomo ni mutual agreement cyane cyane yuko nigeze no kubona abantu bavuga ko ngo kugira ngo binarangire buriya nuko ari amasezerano ya Arsenal abantu abo bose ndapavuze baje mu Rwanda abenshi nabaje mu Rwanda barabonye nyine iyo visit Rwanda kwa Arsenal ariko bataba ni Buraya benshi cyane abenshi muri bo kuvuga ngo bamenye visit Rwanda baba ku yindi migabane bagenda baza mu Rwanda so iyo kureba nyine ni Burayi cyangwa se no mu gihugu cy'Ubwongereza muri rusange abaje kubera Arsenal nibo bakeya ahubwo abamenye iki gihugu bakimenyeshejwe na Arsenal baba handi hatari i Burayi ngo nibo benshi baje mu Rwanda so rero mu by'ukuri nta gitutu kindi kidasanzwe sinye nivanga muri politiki ariko nta gitutu kindi kidasanzwe cyavuye hanze gituma Arsenal itandukana na Visit Rwanda kubera igitutu cya politiki ntabwo ntekereza yuko abantu batandukanye mu buryo bw'amasezerano babyemeranyijeho haba hari indi mpamvu ufata iki impande zombi zavuze ni nacyo cy'ukuri u Rwanda rw'ipronounce biciye muri RDB rwagaragaje ko kugera ku musozo w'amasezerano bizamukwa gatandatu umwaka utaha biturutse ku bwumvikane bw'impande zombi mutual agreement ni nabyo nabonye na Minister Neri Mukazayire ashima cyane ibintu byinshi byagiye bikorwa mu kuzamura umupira w'amaguru mu gihugu mu gutoza abatoza amakademi n'ibindi byagiye bigerwaho hanyuma nabonye n'umuvugizi wa guverinoma yacu Yolande Macron ubwo ndagenda mbakotinga ari ku magambo magufi nawe yagarutse ku kuba u Rwanda rwishimira ibyo rwagiranye n'ikipe ya Arsenal surtout yitsa cyane ku bijyanye no kumenyekanisha isura y'u Rwanda gusa muri rusange na Arsenal irashima nabonye umuyobozi w'ubucuruzi muri Arsenal agaruka ku buryo ikipe ya Arsenal yafashijwe cyane na partnership yagiranye na RDB cyangwa se n'u Rwanda ko yabafashije kubaka ikipe nziza mu by'ukuri zahatanira ibikombe mu myaka iri imbere n'urugendo rero impande zombi zishimira hanyuma u Rwanda rwo rukanagaragaza yuko nyuma y'icyo gihe rugoma no guswitchinga ambition rukabyerekeza ku isoko rigari muri Leta Zunze za Amerika hari population mu by'ukuri ifite icyo bita pouvoir d'achat ubushobozi bwo kugura cyangwa se gukonsoma services z'ubukerarugendo ari nazo twifuza yuko baza gukonsoma hano mu Rwanda ntibyabura ko abantu bavuga sport washing ibiki bintu nyine bivugwa byinshi mu bitangazamakuru ni ibivugwa ariko iyo ujya gufata mu itangazamakuru uruhande wemera iby'impande zombi zavuze Arsenal yagaragaje uruhande rwayo u Rwanda rwagaragaje uruhande rwarwo barabihuriraho ko bose habaho kumvikana kandi ikindi ntabwo y'amasezerano atangiye biba bisobanuye ko azahoraho mbere se yari ahari ubundi 2010 u Rwanda rwafitanye amasezerano na Arsenal 2015 se bwo yari ahari so kuba rero yahagarara n'ibintu bisanzwe ku mpamvu runaka so ntabwo u Rwanda rwavukanye na Arsenal mu nda ngo uvuge ngo Arsenal igishingwa ngo u Rwanda rwari rurimo ngo none ngo mu myaka 100 irenga ngo ku cyungu bari rw'amasezerano ahagaze so ni ibintu nyine byagomba kugira nizi zo muri Amerika bizagira igihe nyine amasezerano ahagarare hatekerezwa izindi angle ni nkuko nibindi bigira igihe bigahagarara hakaza ibindi bishya niko ubuzima buteye nyine niko ubuzima bwawe nk'umuntu buteye niko nubwo igihugu buteye niko nubwo ikindi kigo cy'ubucuruzi runaka buteye nuko ngo habaho guswitchinga ambition uyu munsi wa none Ruvoyanga wowe ushobora kufokasinze mu kuzuza iri hanzu yawe igeretse ejo bundi uzafokasinze ku mugore ejo bundi uzafokasinze ku gushyira umwana mu ishuri ejo bundi uzafokasinze kuri retirement yawe ine ibintu birahinduka impinduka ni ikintu gisanzwe nta kindi kintu haba hari external factors zibirimo zaba zitanahari what you have to be happy for icyo kwishimira nuko byagize umusaruro ese umushinga wizwe neza indeed cyane ese hari icyo byamariye igihugu cyane ese hari icyo bizakomeza no kudufasha mu myaka iri imbere cyane ese ibyo twabonaga by'inyungu ari ahandi twabikura twamaze kugera muri Amerika ku isoko rinini kuruta ni Burayi ese nk'umunyarwanda kwe ko proud yabyo yego ibivugwa se nkwe kubyima amatwi cyane kubera iki nkwe kubyima amatwi nuko mfite version y'igihugu cyanjye period ubundi ni mpamvu yo kubyima amatwi urabona ko Kroenke
aba ba nyiri Arsenal bayita Kroenke Sports and Entertainment ni nabo ba nyiri Los Angeles Rams ikina championa NFL mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika bivuze ngo ntabwo wavuga ngo batandukanye nabi kandi n'ubundi bagikorana uvuga ngo n'ubundi Visit Rwanda iracyakorana na Kroenke Sports and Entertainment ariko bite wenda atari muri Arsenal mu bindi bice cyangwa se mu zindi discipline bagiye bafite kandi banavuga ko nk'umujyi wa Los Angeles impamvu wenda u Rwanda rwanagiyeyo ufatwa nk'umujyi ushobora kuba uwa mbere cyangwa wa kabiri muri Leta Zunze za Amerika mu bijyanye no kuba utuwe n'abafite amafaranga menshi no mujyi ukize cyane ubamo aba businessman bakomeye kandi bavuga ko buri abanyamerika nibo ba mbere ku isi mu gukora ibijyanye n'ubukerarugendo cyangwa se gusura ibikorwa by'ubukerarugendo kuko ndabyibuka ko ndi nko mu Misiri tujya gusura zira piramide zo zikayira mu Misiri twasanze umubare munini w'abanyamerika kurusha n'ubu abanyagihugu b'abanyamisiri bagiye kuzisura cyangwa se n'abandi bavuye mu bindi bice bivuga ngo rero isoko ry'abanyamerika banavuga ko urebye nko mu myaka ishize abanyamerika aribo basuye cyane ibice by'ubukerarugendo by'u Rwanda kurusha abandi bivuga ngo nibo basura cyane bivuga ngo niba u Rwanda wenda rwaragiye gukorana na Arsenal mu bijyanye no kumenyekanisha u Rwanda nyuma y'uko abantu bamaze kumenya u Rwanda none u Rwanda rugiye kubyaza umusaruro kuba rwaramenyekanye kubyaza umusaruro rero abanyamerika bagaragaza ko aribo batanga umusaruro wenda kurusha abanyamurayi mu bijyanye no gusura mu buryo bwa simple reka tureke kwirirwa tujya mu gukompara abantu ntacyo bimaze dushimira Arsenal ibyo yadufashije that's it Arsenal yabanye neza n'u Rwanda imyaka 8 kizaba ari igihe kihagije cyane ya brandinze u Rwanda n'u Rwanda rwayihaye ibyo rwagombaga kwiha Arsenal nta kibazo ifite n'u Rwanda nta kibazo rufite naho ibyo guswitchinga ambition nabyo muri Amerika byo ni isoko ryiza nanone rikomeye uyu mujyi waruvuze wa Los Angeles uri muri state ya California bavuga yuko kibaye ari igihugu uyikuye muri Amerika uyifashe state ya California ukayikura muri Amerika kikaba igihugu kikigenga cyaba ari igihugu cya gatandatu gikize ku isi izisigaye muri Amerika izindi leta zisigaye zatuma n'ubundi Amerika ikomeza kuba iya mbere ku isi mu bukungu ariko California ubwayo yaba ari igihugu cya gatandatu gikize ku isi cyaba kiri imbere y'Ubufaransa aho niho hari ikipe ya LA iriya tuzakorana amakipe muri Los Angeles so n'abana bafite pouvoir d'achat bafite amafaranga abanyamerika bafite population ikize kandi iriya mikino ushobora kutayireba ariko ntugire ngo iriya mikino abanyamerika ntibayireba barayireba cyane so bafite population irenga miliyoni 340 gutyo hafi muri Amerika iyo usizeho n'abandi bantu bakunda iyo mikino ku isi kameme ntiwajya munsi ya miliyoni byibura almost nka 500 udiringa nazo icyo hafi ni kimwe cya 20 cy'abaturage batuye cyangwa kimwe cya 18 ushobora kubudiringa nacyo Amerika ni nka kontina tuzaba dufite n'ubundi rindi soko rigari rinini ryiza ryo gucururizaho ibijyanye n'ubukerarugendo bw'igihugu abantu rero batuze ibintu biroroshye cyane nta Rwanda se Rwanda ni